nitwa Yamurage Venuste. Witwa cyane kabisa. Yamurage Venuste. Yamurage Venuste. Yego. Hano urahakora iki? Mfunzwe nzira gutwara ibintu bitemewe bya magendu. Wafashwe ryari? Nafashwe kuwa gatatu. Wafashwe kuwa gatatu w'iki cyumweru? Ufatirwa hehe? Ikinyinya. Ikinigi? Ikinyinya. Ikinyinya. Bagufashe byagenze. Bagufashe gute? Bacuruzaga biki? Uvuge cyane rwose. So njyewe hari uyu mudamu Louise yajyaga avana ibintu i Musanze. Yego. Yajyaga avana amasashi i Musanze akaza n'imodoka. Imodoka yamugeza nka Nyabugogo akampamagara nkaza nkajya kumutwara na moto nkamujyana ku bantu ababigemuyeho ntahamugeza akanyishyura nkigendera. Nitwa Bamporineza Marie Louise. Abantu b'i Musanze. Muhe murenge? Umurenge wa Cyovu. Nuko rero ngo wacuruzaga amagendo ibyara? Nibyo. Wabimaranye igihe kingana gute ubikora? Maze nk'umwaka nyikora. Umwaka uyikora? Ariko mbere ko ubundi ugenda umuyicuruza mute bigenda bite kugira ngo ubone imari uzayizane igurishwe ejo usubireyo? Yego. Abadamu b'Igisenyi bajya bagigoma bakaza batwambaye bakatunzanira i Musanze. Nanjye nagira i Musanze nkatuzanira nayo i Kigali. Batwambara gute? Bajya batwambara munsi y'imyenda. Imyenda nk'uko nambaye ukatwambarira munsi. Ari nka mugoni. Mbese murabitebeza? Oya ngewe iyo ngeze i Musanze kubera mba nakazirinze nka kuriya ntabwo ngashyiramo ngura igisashi cy'igihumbi nkarambikamo nkatega imodoka. Ariko ngo bigira inyungu? Harimo agafaranga. Bugira ingaruka ntarabijyamo nacuruzaga muri kariyeri iwacu Musanze ntacyo nari mbaye. None ndavurira abagenzi banjye ibi bintu ni bibi sinarizi ko byambera gutya. Nimbabazi nsabye n'abantu bose b'Igicumbi cyangwa i Musanze cyangwa Rubavu babivamo nta kigenda cyabyo. Isomo nkuyemo reba ukuntu abantu banyuzuye hari ubwa mbere ndasaba imbabazi mbikuye ku mutima ko ntazongera. Nimbabazi nsabye. Ibintu byo gukora amagendo kwinjiza ibicuruzwa mu gihugu bitemewe ni ibintu bikunze kubaho cyane mu karere k'amajyaruguru, mu ntara y'amajyaruguru, mu turere twa Burera no mu ntara y'Uburengerazuba, cyane muri Rubavu na Nyabihu. Cyane ibicuruzwa babikura muri Uganda no muri Congo, nk'uko n'aba ngaba bamaze kubibwirira. Bimwe mu bicuruzwa bazana mu by'ukuri ni ibicuruzwa byaciwe mu Rwanda nk'amashashi n'amavuta yo kwisiga umuntu adashobora kumenya ubuziranenge bwayo mu by'ukuri, kuko amwe mu mavuta muzi yuko ahindura uruhu rw'abantu ashobora kubatera ibibazo. Amasashi nayo agira ingaruka zikomeye cyane ku bidukikije no gucuruza, kandi amavuta nubwo aba adapimye ngo tumenye ubuziranenge bwayo, nubwo yaba bufite bigira ingaruka zikomeye cyane ku bandi bantu baba bafite ibicuruzwa byemewe byinshi mu gihugu mu buryo buciye mu mategeko, bishyuye imisoro. Urumva rero ku biciro no ku isoko ryose muri rusange bigira ingaruka zikomeye cyane. Ariko kandi igikomeye ni aya mashashi. Muzi ko leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zikomeye zo kurengera ibidukikije, cyane muzi ko igihugu cyacu gifite imisozi, tugira isuri zikomeye. Izo suri rero zishobora kuba nyinshi cyane bitewe n'aya mashashi abantu bakoresha rimwe bakayajugunya, akazatuma amazi atinjira mu butaka, noneho tukagira ibibazo bikomeye. Kandi isuri muzi ko zica n'abantu benshi, zikangiza n'amazu y'abantu n'ibikorwa remezo. Haracyari ikibazo cyo kuba byinjira bite? Aho ntihaba hari icyuho wenda ku buryo imipaka yaba icunga ku buryo bikomeza kwinjira? Nk'uko mwese mubizi uko igihugu cyacu imipaka yacyo iteye, imipaka y'igihugu cyacu kubera nuko tere y'aka karere iteye, ni imipaka idafite amazi magari wenda umuntu yavuga ngo abantu yambuka biragoranye. Ni ahantu dukunda kuzita porous borders cyangwa se imipaka yoroshye kwambuka, haba mu majyaruguru, haba mu burengerazuba aho ngaho twavuze, ndetse no mu burasirazuba hari aho bikunda kuva mu bihugu duturanye nka Tanzania
ugasanga birinjira kubera ko imipaka yacu iracunzwe na polisi n'inzego zindi zishinzwe umutekano, ariko usanga abantu bareba aho batari neza cyangwa se aho bavuye mu gihe barimo gukora patrol bakaba barinjiye kubera ko byoroshye cyane. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uburyo abantu bo mu bihugu byacu duturanye duteye. Abantu bo muri Burera n'abo hakurya Kabare usanga akenshi ari za famiye baziranye imyaka myinshi, so bagacungirana rero. Abo hakurya bakabibabikira, abo hakuno bagacunga, babona inzego z'umutekano zigiyeyo bakaba barabyambukije byihuse. Rero nabagira inama rero yuko bajya mu bucuruzi bwemewe bakihangira umurimo, bagafashwa. Hari gahunda nyinshi cyane zo gufashwa abantu kugira ngo bakore ubuhinzi, bakore ubworozi, bakore ubucuruzi. Muzi ko hagiyeho n'ibintu byo gufasha abantu bagizweho ingaruka na covid. So icyiza rero nuko abantu bakora mu by'ukuri bakareka ubusambo, bakareka kwireba, ahubwo bakareba sosiyete nyarwanda muri rusange, kubera ko aya mashashi ateje isuri ntabwo wamenya uzagerwaho n'ingaruka uwo ari we, n'uyu ubicuruza bishobora kumugiraho ingaruka.